Shalom shalom, Yesu ashimwe, twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Twongeye gushima Imana muri kino gitondo. Imana itugire neza. Muhawe ikaze mwese kuri Ntacago TV, abo Imana yashoboje kugira ngo tubane mu mwanya mwiza wo gusenga no kumva ijambo ry'Imana. Ndabibutsa ko tugira ibihe byiza byo gusenga mu gitondo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ndabashishikariza kubana natwe kugira ngo dukomeze gusengera umunsi. Bibiliya tubwira ngo mu gitondo uzaduhaze imbabazi zawe kugira ngo duhore tunezerewe iminsi yacu yo kubaho yose. Iyo ubyutse mu gitondo ugafata umwanya wo gusenga no kuba imbere y'Imana no kumedita ku ijambo ry'Imana, ubukozi igikorwa cyiza, igikorwa cy'ubutware, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana iduhishurira ubwiru bwayo binyuze mu ijambo ryayo hamwe no gusenga. Iyo ufashe umwanya wo gusoma Bibiliya no gusenga mu gitondo mbere yo kujya mu mirimo, mbere yo kujya mu kazi no mu mirimo itandukanye, ubukoze igikorwa cyiza. Nagira nkwibutse ko Satani ni umwanzi wacu, ahora iteka ryose ashakisha uburyo bwo kutugirira nabi. Ariko iyo twazindutse mu gitondo tugasengera umunsi wacu, tukinyiga Imana, tugasaba Imana kubana natwe no kutugirira neza, tuba dukoze igikorwa cyiza. Ndakwifuriza mwene data, muri bino bihe ntuzigere na rimwe ubura umwanya wo gusenga mu gitondo mbere yo kujya mu mirimo itandukanye. Fata ibihe byo kuba imbere y'Imana no gusenga, Imana izakugirira neza. Rero tubashishikariza mwese gukurikira amasengesho, ijambo ry'Imana. Buri gitondo tuba turi live kuri YouTube, kuri Zoom, kandi abo dusengana bose bahabwa umugisha, kuko hari ibyo Imana igenda iduhishurira, hari ibyo tugenda dusengera kandi Imana ikatugirira neza. Iki cyumweru rero tuzagira ibihe byiza byo gusenga, cyane cyane ko Imana igenda ituganiriza ibintu byinshi byo gusengera no kwingingira ku buzima bwacu. Muzakomeze kubana natwe. Ndasenga rero ngo Uwiteka Imana akomeze kubagira neza, akomeze kubana namwe. Iyindwi tuzabone ineza y'Imana. Iyindwi, iki cyumweru dutangiye, haleluya, umugambi w'Imana ku buzima bwawe uzasohora. Iby'Imana yagambiriye gukora ku buzima bwawe byose, nta na kimwe kibuzemo, uzabibone, uzabihagararemwo, uzabigenderemwo. Ineza y'Imana izabe ku buzima bwawe. Ndabizi ko Satani nawe aba afite ibintu byinshi aba yagambiriye ku buzima bwacu, ariko Imana iri kumwe natwe kandi Imana izatugira neza muri iki cyumweru. Imana rero ibaha umugisha kuri mwebwe mukomeje kubana natwe. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana, tuze gusenga dushima Imana, dusaba n'Imana kubana natwe uyu munsi mbere n'iki cyumweru cyose. Imana izatugirire neza. Zaburi 91, nubishobora uze gusoma iyi Zaburi yose. Ndabizi ko abantu benshi bayikunda, ariko ijambo ry'Imana uko dukomeza kurisoma kenshi niko rikomeza kuba muri twebwe, kandi rikajya mu mitima yacu no mu bwenge bwacu kugira ngo rikomeze kuyobora intambwe zacu. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo rero dusome muri Zaburi igice cya 91, duhere ku murongo wa 9, ariko nubishobora nkuko nabivuze uze gusoma iyi Zaburi yose uyu munsi. Irimo amagambo meza yatuma umutima wawe ukomera, umutima wawe urema mu izina rya Yesu. Zaburi 91, duhere ku murongo wa 9. Bibiliya avuga ngo, kuko ari wewe buhungiro bwanjye, Uwiteka wagize isumba byose ubuturo. Hano harimo amagambo abiri y'ingenzi ukwiriye gufata muri kino gitondo. Ijambo rya mbere, Uwiteka ngo niwe buhungiro bwanjye. Nagira ngo nkwibutse mwene data unkurikiye muri kino gitondo, Uwiteka umugire ubuhungiro bwawe. Umuririmbyi yarangiye avuga ngo Imana ngo niyo buhungiro bwanjye. Nawe Uwiteka umugire ubuhungiro bwawe. Nta handi twahungira akaga n'ibyago biri muri iyi si uretse kuba mu Mana. Haleluya. Birashoboka ko ibyo gusenga iby'agakiza utabyumva, utarabisobanukirwa, ariko muri kino gitondo reka nkubwire ngo Uwiteka kubera ubuhungiro bwawe. Ntiwishimikize imbaraga zawe, ntiwishimikize ubwenge bwawe, ntiwishimikize gukomera kwawe. Reka Uwiteka akubere ubuhungiro bwawe. Reka Uwiteka akubere igihome kigukingira. Uwiteka akubere, haleluya,
akubera imbaraga, akubera byose muri kino gitondo. Uyu mwanditsi w'Izaburi avuga ngo kuko Uwiteka wamugize ubuhungiro bwawe. Wemere Uwiteka kubera ubuhungiro, wemere uhungire mu Mana. Imana ikubera igihome gikingira ubugingo bwawe. Icya kabiri yaravuze ngo Uwiteka, ngo kuko wagize Uwiteka isumba ryose ubuturo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Wemere Imana iture muri wewe. Icyifuzo cy'Imana nuko yatura muri twebwe. Icyifuzo cy'Imana nuko Imana yagendana natwe ikaba muri twebwe. Haleluya. Nta kundi Imana yabigenje. Imana yemeye kuba ubuturo muri twebwe umunsi twemerera Kristo kuza gutura muri twebwe. Yesu yaje ari ishusho y'Imana itagaragara kugira ngo ature muri twebwe. Ubundi Imana ni nini, Imana ni ngari, ntabwo yari kwiriye gutura mu buzima bwacu, ariko yarabikoze binyuze muri Kristo Yesu no mu Mwuka Wera. Imana itura mu buzima bwacu. Mureke rero bene data twemerera Imana itubera ubuturo. Imana iziture mu mitima yacu, niho tuzaba dufite sekirite yuzuye mu buzima bwacu. Niba utaremera ngo Imana ibe ubuturo bwawe, ndagusaba muri kino gitondo wemerera Imana ibe ubuturo, iture muri wewe, igendere muri wewe, ibe muri wewe, nibwo uzabasha kubona ineza y'Imana. Haleluya. Wisuzugura ibintu by'Imana. Imana irifuza kuza gutura mu mutima wawe. Imana irifuza kuba muri wewe. Imana irifuza kugendana nawe. Haleluya. Uyemerere muri kino gitondo, uyemere muri kino cyumweru, Imana ibane nawe, Imana igendane nawe mu izina rya Yesu. Umurongo wa 10 yaravuze ijambo ryiza, aravuga ngo nuko nta kibi kizakubaho kandi nta cyago kizegera ihema yawe. Nta kibi kizakubaho. Ese ibi bintu wabyizera? Wakwizera ko muri iki cyumweru nta kibi kizakubaho? Wakwizera ko muri kino cyumweru uzagendera mu nsinzi y'Imana, uzagendera mu mugisha w'Imana, uzagendera mu mbaraga z'Imana? Ibibi bigendere kure y'ubuzima bwawe. Iyo tuvuga ibibi, utekereza ikintu kibi cyose: impanuka, gupfusha, kwirukanwa ku kazi, guhura n'icyago icyo ari cyo cyose. Ikintu kibi cyose ntabwo kigomba kwegera ihema yawe. Nta cyago kizegera ihema yawe mu izina rya Yesu. Nimba hari ibyo Satani yari yagambiriye ku buzima bwawe, nimba hari ibyo umwasi Satani yari yagambiriye gukora ku buzima bwawe, tubihinduye ubusa mu izina rya Yesu. Wizere gutabagwa n'Imana, wizere kwiringirwa n'Imana. Urabizi hari n'igihe umuntu agwara, abaganga bakamubwira ngo ikintu usigaje wewe ngutegereje gupfa gusa. Hari abantu bagwara za kanseri n'izindi ndwara ku buryo umuganga guha periode ngo usigaje yo kubaho, ariko niwizere Imana, niwizere imbaraga z'Imana, ibyo abaganga bakubwiye bishobora kuvaho, bishobora guhinduka. Izere iri jambo rikubwira ngo nta kibi kizakubaho, nta n'icyago kizegera ihema ya. Njyewe ndemeranya n'umutima w'Imana ko ibintu abantu batubwira Imana ishobora kubicishamo umurongo bigahinduka ubusa. Muri kino gitondo, niba wizeye gukira, niba wizeye gutabagwa n'Imana, ni nabyo tugiye gusengera. Nta cyago kizegera ihema ya, nta kibi kigomba kwegera umuryango wawe, nta kibi kigomba kwegera ibyawe mu izina rya Yesu. Niba ubyizeye, uraza kwakira gutabagwa n'Imana, uraza kwakira gukira, uraza kwakira kubohoka, uraza kwakira kugendererwa n'Imana mu buryo bukomeye cyane mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dusoreze ku murongo wa 11 ngo kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurinde mu nzira zawe zose. Haleluya. Imana hari abamarayika yateguye ku buzima bwawe bagomba kukurinda mu izina rya Yesu. Abamarayika barahari kugira ngo badukorere, barahari kugira ngo batugwanire, barahari kugira ngo baturinde ibi bibi byose, ibi byago byose. Marayika w'Uwiteka nubyizera, nubyizera, haleluya, hari abamarayika bari bukurinde, hari abamarayika bari bukugwanire, hari abamarayika bari mu ruhande rwawe. Uraza kubona ineza y'Imana mu buzima bwawe. Ese urabyizeye? Ese urabyizeye? Haleluya. Imana iguha umugisha rero. Nta kibi, nta cyago kigomba kwegera ihema yawe. Niryo sengesho tugiye gusenga muri kino gitondo, tubwira Imana ngo Mana gendana natwe, turinde ibibi, turinde ibyago. Reka abamarayika baturinde mu izina rya Yesu. Bavuguruze ibyo abantu bavuze ku buzima bwacu, bavuguruze ibyo abahambaye bavuze ku buzima bwacu,
kubera ko tukwemere kuba ubuturo bwacu. Ngwino mwami ugendane natwe kandi utugire neza. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye kubw'iki gitondo ciza wakoze kubana natwe, waraturize mu Cumweru gishize n'iki Cumweru mwami tukizanye imbere yawe. Ijambo ryawe ratubwiye ngo Ntacago, Ntakibi kizegera ihema yacu. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze mwami ngo abamarayika bajejwe kudukorera bamanuke barinde buri buzima bw'umuntu wese udukurikiye nonaha. Mu izina rya Yesu Kristo imigambi n'imigabo yose y'umwasi Satani yagambire gukora ku buzima bwacu, ku miryango yacu, mu kazi kacu, reka byose bihinduka ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zawe mwami zimanukire ubuzima bwacu, ziturinde mu izina rya Yesu, zirinde buri muntu wese udukurikiye nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Ugendane natwe uyu munsi, ugendane natwe iki Cumweru mu izina rya Yesu Kristo. Uvuguruze ibibi byose abantu batuye ku buzima bwacu, uvuguruza imigambi yose y'umwasi Satani ku buzima bwacu, maze mwami tugendere mu mugisha wawe, tugendere mu ntsinzi yawe, tugendere mu mbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abantu badukurikiye kuri Zoom no kuri YouTube, mwami bose ubagire neza kandi umugisha wawe ube ku buzima bwabo mwami. Icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen, amen, amen. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Mukomeze kubana natwe no gusangiza abandi ijambo ry'Imana n'isengesho tuba twasengeye hano kugira ngo nabo bahabwe umugisha. Yesu abagire neza, mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom, shalom.